Haleluya, Yesu ashimwe kandi namwe Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu Migani 5 umurongo wawo wa mbere turageza ku murongo wawo wa 4. Reka abahageze dutangire dusome. Ubusanzwe ni Pasiteri Pacifique. Reka dutangire. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye. Ndasubiramo. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye. 2. Kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Ndasubiramo. Kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Mana umugisha. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka atonganya ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koro. Ndasubiramo. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka atonganya ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koro. Hari abantu bagira amagambo akomeye mu kanwa kabo. Hari n'urubyiruko batakibasha kumva ijambo ry'Imana. Hari n'abandi batakibasha kumva ijambo ry'Imana. Hari abagomewe n'ubusinzi n'ibyaha byinshi cyane, ariko haracyari ibyiringiro, haracyari igihe. Emerera Yesu aze mu buzima bwawe, arwanye ibikurwanya. Emerera Yesu aza kuyobora mu nzira zikwiye. Emerera Yesu agendane nawe. 5. Haravuga ati ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Ibirenge bye bimanuka bijya ikuzimu, bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera zijya ikuzimu. Abo ni abantu bagoswe n'ibibi. Abisirayeli bigeze kwambuka inyanja itukura, bageze hirya bararirimba baratarama. Ko biri tubwira nawe, nimba hari ikintu Imana yagukoreye mu buzima bwawe, niba hari icyo yakoze, hari ibyo yaguhinduriye, ni byiza yuko wasenga kandi ubikunze, kandi ugasenga wizeye, ugasenga kuko Imana idufiteho umugambi, kandi iyo itegetse biraba, yavuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka mushimire wowe muntu twabanye kumva ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Kuri YouTube channel ni Murambi TV, wahamurikirana tukigana ijambo ry'Imana. Ushaka noneho ko twasingana kuri live ni 07 98 96 53 81.